Nimuze tujyane Kicukiro mu Kagarama tubereke inzu ebyiri zirimo kugurishwa. Reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze kuri Kigali Bar and Sale. Ngende Moses nk'ibisanzwe, ariko nkuko twari tumaze kubabwira, izi ni inzu ebyiri zirimo kugurishwa hano mu Kagarama. Si ubwa mbere wenda kuri channel zanjye uba uyibonye, hari iyi ngiyi narayiberetse, ariko iyo ngiye kubereka ni iriya iri ibumoso bwanjye. Ni inzu nziza nayo nahisemo kuza kuyibagezaho uko yuzuye. Urumva bishoboka wowe uje wabasha kuzigurira icyarimwe. Impamvu ntari narakoze iyi ngiyi nuko yari itaruzura, ariko nayo yamaze kuzura. Ni inzu nziza, nitugeramo n'imbere murabona ko ifite itandukaniro n'iriya yo hirya mo gatoya. Waza ugahitamo imwe ukaba wayigura ko zose ziteye kimwe. Buri nzu igiye ifite ibyumba 6, ikagira amadusha 6, ikagira salo nziza cyane nini. Salo na saramanje ni ibisanzwe, ariko rooftop yo ni ibanga rikomeye cyane tuza kugerayo muraza kubona. Dukomeze tugendana. Ni inzu nziza cyane ubona yubatse ubwiza bwa White House, nziza ibereye ijisho, yisanzuye. Yewe nituza kugeramo n'imbere muragenda mubona ko ari inzu yubatse mu kibanza kinini. Ubwo biragaragarira ku byumba ko ari binini na salo na saramanje. Parikingi yacu ni nini kubera ko imodoka enye zaparikamo kandi zigaparikamo neza, niyo zaba ari amavewiti. Urabona yisanzuye. Tukagira hano umwanya mwiza wa jaride, ubona ko ni umwanya uhagije ushobora kwicaramo, cyangwa waba ufite imodoka 3 ukaba wawuhera ugatera jaride nini cyane. Ariko ubona ko ari inzu yubatse neza cyane, uhereye hasi kurinda ugera hejuru. Aha munsi kuri iki gice naho tuhasanga akajaride keza cyane katari kakura, ariko umunsi kakuze ndakagutuye. Inzu yacu nzi yuko iri bugushimishe uko byamera kose. Murabizi Kicukiro mu Kagarama ntabwo byakunda kuboneka amazu y'ama etage ubakubeshya yakubwira ko hari inzu nk'eshanu tuhafite. Oya, izi ni inzu 3 twaba dufite hano mu Kagarama. Ngwino ataza kugira umuntu uzi gutanga. Iki gice tugezeho ni igice gifite urubaraza rwiza rwo hejuru narwo rutanga ubwiza. Tukagira n'inzira ishobora gucana ikajya mu gikari, ubona ko ari ngari kandi yisanzuye. Dukomezanye tugendana. Ahangaha ndakwibutsa ko aya mabuye ari amakoro. Ni amabuye nayo abantu bamaze kumenyera ko ari amabuye atanga ubwiza cyane. Ikindi hano tuhafite urugi rwiza cyane, ubona ko rusobanutse, ni rugari, ni runini, rubereye ijisho. Ruduha ikaze rero muri salo yacu. Ndebera salo nziza ingana gutya, iryoshye kandi isobanutse. Reka nkubwire, iyi nzu yacu ni ibyumba 6, amadusha 6, rooftop, salo na saramanje n'igikoni n'ibisanzwe, ariko iri ku giciro cya $330,000. Ndetse uje neza dushobora kuba twakugabanyirizaho makeya ukaba wabasha kugura. Aha murabona ko salo yacu ikitandukaniyeho n'inzu yo hirya, ngira ngo reka nkigusobanurireho gato. Iyi ni za salo zizamukira rimwe zikagenda zigera ku gice cyo hejuru. Urumva ubwo plafo iri hejuru hahera ku buryo urabona ko hariho n'akantu kameze nka bariko ushobora kuba waganira n'umuntu wicaye imanga. Tunakomezanye, ariko ndebera aka gasikariye nako gatanga ubwiza mu by'ukuri, kandi ubwo nubwo gatanga ubwiza gashobora kuba gasepara salo na saramanje. Ahangaha tugeze ni ku gice cya saramanje. Ni saramanje nini ngari yisanzuye, iri mu mwanya wa lavabo na miriwari nziza, ushobora kuba wakwicazamo abantu benshi cyane kandi bakicara neza cyane. Reka mugenzi wanjye twakoranaga abasobanurire n'igikoni cyacu ko kimeze. Nkuko mugenzi wacu yari amaze kubibabwira, reka twinjirane no mu gikoni cyacu. Ni igikoni cyiza, cyisanzuye, ni kinini, ni igikoni kibereye ijisho namwe nkuko muri kubibona. Tukiva mu gikoni rero, reka dukomereze mu cyumba cy'abashyitsi. Ni icyumba kinini cyisanzuye, ushobora gushyiramo igitanda hagasaguka n'umwanya munini. Reka tujye mu cyumba. Ni icyumba kinini gishobora kujyamo igitanda hagasaguka n'umwanya wa garderobe. Reka tuvuye mu cyumba, reka tubereke na dushe. Dushe yacu ngiyi nayo ni nziza.
Reka tuzamukane hejuru tujye kubereka ibyumba bitanu bisigaye hejuru. Aha, mwabibonye ko twazamutse rero tugeze ku gice cyo hejuru, byo nakwita ko ari hagati. Aha ngaha turasanga ibyumba bitatu. Aha ngaha tuhafite icyumba cyiza cyane, urabona ko ari icyumba kigari cyisanzuye gifite amarangi meza, purafo nziza, yewe ibintu byose ni perfect. Ndebera dushe yacyo ukuntu ari dushe nziza cyane, nayo ibereye ijisho. Urabona ko ibintu by'iyi nzu bisetinze. Ndakwibutsa ko ari miliyoni 330 zirimo ibiganiro, ni Kicukiro mu Kagarama ku Muyange. Iki ni icyumba kindi duhingukiyeho, ariko duhera kuri dushe na toilette yacyo, ubona ko nayo irimo toilette nziza na lavabo nziza cyane. Aha, urugendo rwacu rero turukomereje muri iki cyumba kigari gifiteho na bariko nini cyane, ariko gifite amarangi meza na parafo nziza cyane. Reka nkubwire, reka tugiye mu kindi cyumba cya gatatu, kikaba ari icyumba cya kane cya master bedroom. Reka tunakomezanye tugendana. Iyo tukinjira aha ngaha tubanza guhura n'urwambariro. Aha naho ushobora gushyira akabati kawe nka vestiaire cyangwa se urwambariro, biterwa n'uko wabyita. Tugakomereza kuri iki gice tugahita tuhasanga dushe na toilette nini, ubona ko yisanzuye, ni nini kandi ni ngari, irahagije mu by'ukuri, nicyo bivuze ni master bedroom. Ndebera noneho iki cyumba ni kigari cyane, kirisanzuye, purafo nziza ifite design, urubaraza rwiza, yewe iyi nzu ndayigutuye mu by'ukuri. Uyu muryango mubona aha rero ntabwo ari icyumba, ni ahantu hejuru ushobora gushyira nk'agasaro wenda ko kwicaramo n'intebe, ariko ni aha hantu nakubwiraga tugitangira, niho saro isepariye. Urabona ko uri aha ngaha ni urubaraza rwiza cyane ruri hejuru hano, uba uri muri saro yo hasi, ariko wakegura amaso ukabona rya tara na parafo, ni ibintu byiza cyane. Aha ngaha tuhafite urugi, iyo usohokeye aha ngaha hari urubaraza rwiza cyane runini rugari, nk'uko ubona nkomeza kugenda, ndimo ndagenda nduzengurukaho. Urubaraza ruzengurutse inzu rugenda rukagana hariya. Iyi nzu yubatse mu kibanza cy'ubuso bugari, niyo mpamvu ubona igiye ifite imbaraga nziza cyane. Ayo masikariye wabona agatwurira, twari tugiye ku gice cyo hejuru aricyo finali. Aha ngaha tuhafite icyumba cyiza kinini, ubona ko ari icyumba cyiza cyane kibereye ijisho. Nacyo nakubwiye inzu ifite ibyumba bitandatu. Ndebera dushe nziza nayo iri aha ngaha, ubona ko iryoshye, ishobora kuba yakisesinga kuri icyo cyumba, ariko bifatanyijeho n'iki kindi. Iki cyo nabonye wakigira na master bedroom, kubera ko ni icyumba kinini cyane cyisanzuye kandi koko gihagije. Reka dukomereze kuri rooftop yacu. Rooftop nziza cyane, ngari, nini, yisanzuye. Aha niyo waba ufite abashyitsi bangana nka 50, aha ngaha mwakicara mugatera intebe, mukaganira, mukarya, mukanywa, mugakora icyo mushaka, mugashira inzara n'inyota, kubera ko uburyo ufite ahantu wicaza abantu bawe, utagiye ngo muri hoteli, utagiye ngo mu kabari, uba uryoshye cyane. Gura ino nzu, inzu burya ifite rooftop nziza cyane. Rooftop irafasha. Iki ni igikoni, ibyo navugaga byo kurya n'ibyo kunywa, urabona ko byatunganyirizwa aha ngaha, ntabwo bigeze bajya kure yabyo. Urabona ko inzu yacu mu by'ukuri ni inzu nziza cyane kandi yujuje buri kantu kose. Aha, reka nkushimire wowe twabanye, ugafata umwanya wawe ukankurikirana, utega amatwi wumva ibyo nkubwira. Iyi nzu yacu iherereye mu Kagarama, ni etaje, ifite ibyumba bitandatu, ikagira amadushe 6, rooftop, ibikoni 2, ikaba ihagaze miliyoni 330 ziganirwamo gatoya cyane. Ariko iyo 8234 ubona kuri screen yawe, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp, ukaza twagusurisha inzu, ukaba wakitura neza ubifashijwemo na Kigali Bandiseri. Ndi Moses, murakoze.